urugendo rw'inzitane. Mukecuru, karame mwana wanjye, mbese waje? komera mubyeyi, ndagushaka byihutirwa. mperutse iwawe udahari, nsanga wa mugore wawe. inde uravuga amakuru? avugire hejuru nk'isande. yewe mama hirwa, mama yagiye wa mugabo nta kibazo. yagiye mbese umva ndabizi neza. Yesu arashoboye, Yesu aragakiza. mufashe twizere, twirukana abazimu. uriya mwana wanjye umuntu utivuje ntakira. ariko se abo bakurambere bavura bati mama urimo umbwira ko numva nasobanukiwe? Makura, niko Makura? ariko nurushaka nagize ni ntucikwe urugendo rw'inzitane kuri uwayizaradio.com buri wa gatatu ku isaha saa 11 ndetse na buri wa gatandatu isaa 1 z'umugoroba. ariko se iminsi 3 yonyine nagera hano imuhira amasaka akaba saruwe we nakakagene ko abasore barimo abakozi. Mukecuru, karame mwana wanjye, mbese waje? komera mubyeyi. hobe rwose hari yashize iminsi 3 ariko ngiye ko mbona ubu iminsi 3 uzi ko ari nk'imyaka 3 kuri njye. ndabizi uba wankumbuye. wibagiwe ko ari we mugabo se yansigiye. umeze gute se mubyeyi? ndaho nyine urambona. reka nkurura agatebe care tuganire. mbaye ngishyika mu rugo Hirwa ahita ambwira ati burya nyogokuru yawe akagahungu kanjye sha. nahuye nako kava ku ishuri ndakabwira nubwire so ndagushaka byihutirwa. ubwo rero dore mperutse iwawe udahari, nsanga wa mugore wawe ariko ubonye ngo nsuzugure di. inde uravuga amakuru? avugire hejuru nk'isande. kumba munawoza ameze nk'ivu rihoze se yatinyutse ati gusuzugura umubyeyi wanjye. byihorere si nibyo naguhamagariye. ntacyo nubwo atari we mukazana mbona mbega umugore ugiye wambere ariko ntacyo. ubwo byo naguhamagariye ndagira ngo turebe uko nako twabaza abakuru ibijyanye n'icyo wabyaye. ese mama icyo nabyaye turakibaza bakuru gute ko? dore kera si uko njye n'umugabo wanjye na so iyo twagiraga ikibazo twahitaga twihutira kuvuza. buriya mwana wanjye umuntu utivuje ntakira, ntamenya n'aho indwara iri. ariko se abo bakurambere bavura bati mama urimo umbwira ko numva nasobanukiwe? ariko se mwana wanjye tuza nkubwire. rero ukuntu bigenda bariya bakuru usanga hari byinshi babona tutabona. ibi byose biva ikantarange ngaho imusozi ihehe hose baba bireba. ubwo rero tuzajyeyo hanyuma tubabaze icyo umuryango wacu uzira. ariko se mawe icyo umuryango abo bakurambere njye ntabwo mbisobanukiwe neza. ariko umwana wanjye nawe ujya unyumvira dore ndi numvise umbwira ngo hari ibintu ngo babona, ubwo se ugiye kumbwira ko baba bazi neza uwaba waranduze? babireba. yewe ahubwo gira ejo uzaze tubyukireyo. ejo kandi bitwaye iki se? oya ntacyo, ni ibyo nari bukore ejo wenda ntabikoraho n'ubu ko niyo ngoma. ubundi tugende turebe icyo umuryango. oya niba bamvura byo nta kibazo mawe. naho ubundi bijyanye n'uriya mugore byo buranezezwa no kubona wishimye. naho ubundi uzaze tugende muvuze dore atazagira icyo bari we gahungu nsigaranye. oya nta kibazo. oya nta kibazo rwose, reka nyarukire imuhira. noneho ibyo nagombaga gukora ariko twavuze menshi ndibagirwa. ucaho mu cyumba urebe hari agacuma. ubundi sinazaga kubera ibibazo mazemo iminsi nazaga ntekereza ubundi. hari ako kunywa nagushiriyemo hariyo niyo wakajyana. ese ni hamwe musanzwe mugashyira? reba aho ngaho mimbere aho ngaho. reka nkurureho wenda ntasubiza ntacyo bunywaho nanjye. reka ndebe utwo tuntu two hanze nari nsize
utagira umubyeyi abibyara ko ubundi umuhungu wanjye naze tugende rwose. yewe mama hirwa, mama hi ese niba hageze Venasi twaje ngaho komera cyane. yego yasashimye cyane. ese kuri kuvuga bukerega yagiye wa mugabo nta kibazo yagiye mbese ni karibu twaje dore turi kumwe n'abavandimwe. yewe mukomere nawe dukora icyatuzanye sha mukomere muze dusenge. yesashimwe mama hirwa witese. yewe meze neza ni karibu muri sanga ngaho nimwicare. yewe tujya ngo turicara oya reka dukora icyatuzanye dusenge twirukana abadayimoni rwose. nibyo byiza ahubwo zana ko kana tugasenge. reka nkazane. yego reka nkazane kazane nakazane uru rugo turusengere tuzure imbaraga ni ukuri nuko kameze ngo dusenge ni ukuri mureke dutangire dusenge twirukana abazimu. umva ndabizi neza Yesu arashoboye, Yesu aragakiza. mufashe twizere, umva tuzamure kwizera kwacu. Kristo arahari ngo akore. mwami Yesu twese tuzamure isengesho. mwami Yesu tuzi neza ko twumva, tuzi neza ko dukunda, tuzi neza ko ibi byose byabayeho kubw'impamvu mwami, kandi urabizi Mana. turongera kuguhamagara, imbaraga z'Imana zikiza. turirukana abadayimoni, turirukana abazimu bazamukiye urugo rwa Karekezi n'amahirwa mu izina rya Yesu. mwami turasengera aka kana mwami kugira ngo ugakize abazimu bakuzuyemo batsindwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. imbaraga z'Imana zikamanukire, imbaraga z'Imana, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu. mwami twizeye kukiza, twizeye ko mwami ugiye kurema ishimwe muri uru rugo mwami, tukazazamura icyubahiro cyawe. urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze Yesu. amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu. abadayimoni bahunge uru rugo mwami, haboneka amahoro, haboneka kumvikana. aka kana mwami gakire mwami, kugira ngo amahoro agaruke. Yesu urakoze, mu izina rya Yesu urakoze. amen 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 amen. haleluya haleluya. mama hirwa, Kristo arahari. umva dufatanye twizere, imbaraga z'Imana ziri hano hantu. umva kandi na Karekezi aze yatuje mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. amahirwa reka rero twihute kugira ngo atatuba gitumuye umugabo rwose, kandi ukomeze twizere. ndabashimiye cyane, mwakoze. uburinzi bw'Imana bukomeze bukomeho, aka kana amaraso ya Yesu akagumeho. dufatanye twizere. yego usigara amahoro rero, reka twihute. yego yego Yesu abarinde. yego mube amahoro. ngaho rero murabeho, Imana ibahoreze umugisha kandi murakoze cyane. ariko uru ni urushako, ni ugushaka nagize ni makura. niko makura. karame papa hirwa, nakubwiye ngo ntukajye unyitaba gutyo. none se kandi muziki banza umbwire, ugeze ku ruhe rwego rwo kugira ubwonko butoya n'ubwenge bukeya bwo kukubwira nabi no gutukanya ukuboko wowe? mukecuru ntabwo ariko njye nigeze mutuka. none se ko ari uko ejo nyine yaje hano akambwira ngo asanzwe mu nzu, ariko ntabwo nigeze mutuka. ni ukuri uravuze ngo mama arabeshya rero? ntabwo ari byo rwose, ntabwo nakubaho ukama, murabizi nawe. umva rero nkubwire, ubuzima ubayemo hano ndabona butaragukomesha neza, sibyo? ni ukuri kose rega ntabwo nigeze nuko. niyo mpamvu ugeze ku rwego hejuru yo kundoga ntibihagije, ugeze no ku rwego rwo gusuzugura mama umbyara. ni ukuri ntabwo nagusuzugura mama, Karekezi urasuzuguritse ko. umva rero nkubwire rero umwanzuro nafashe, singiye kongera kukumva na gato muri iyi nzu. kuva ubu nyumva neza, kuva ubu uzajya urara muri kariya kazi ko hanze Korode yararagamo.
ese Claude twavuganye ko Claude we agomba kuza mu nzu, wowe na kiriya kintu ntazi uba ucikiye buri mu gitondo. ubwo wajya ureka gukabya, uba ugiye gufata Claude umwinjize mu nzu ngewe uyinsohoremo ari bya mugore washatse koko. sinshaka ko hagira n'umuntu wo hanze umenya ko wowe urukira umugore wanjye wabyaye kiriya kintu. nta muntu nshaka hano, urumva? ayo ni amabwiriza ya kabiri. nta muntu n'umwe nshaka, cyane cyane ziriya nshoreke zawe mwirirwa muzengurukana hano mushoreranye nk'imisoro igiye konera abahinzi. ariko ni ukuri murandenganya, ngiye kuva nabyara nta muntu urinjira muri uru rugo. ndabizi ugira agakungu wa mugore we, ugira agakungu cyane cyane wa wundi wirirwa na bibiliya ntazi, umeze nk'uwafashwe n'amadayimoni wirirwa aririmba Yesu. ntaba nshaka hano, sinshaka. uranyumva neza? yego nawe nzahaza, ariko hanyuma rero njya hariya kuba, ariko kari akazuzi ko karaka inkoko kera Claude ataraza kubanga, ubwo ko karagano akajyana nk'umwana w'uruhinja koko. ibaze yuko nta n'idirishya riri. ibyidirishya ntibindeba, Claude ntiyararagamo. ndavuze ngo ntabwo ngiye kubivuga kenshi. umaze kungera aha hejuru y'umusatsi, ndumva unyirigita munsi y'ibirenge ku buryo umwuka nawuheza. urimo uranyumva? ndagiye ndagarukira ijoro nturara muri iyi nzu, ufata utwawe tuzongera kuvugana ari uko warayemo hariya. papa ariko nawe shyira mu gaciro pe, wibuke ko ndi ikiremwa muntu, ntukandate hayo marira. mwana nawe ari umuntu rwose, ntabwo najya kuba muri iriya nzu, ntabwo byashoboka. uriya mwana yahita arwara pe. akarwara ibyo birandeba, ariko umwitsi mwana. reka nze nkubwire, uyarire, uyameseshe, uyahanagure, uyumishe, ibyo ntacyo bindebaho. mvuze ko iri joro empwe setu nturaramo hano. basi wakibutse ko hari n'umunsi umwe wigeze kunkunda kuko ukama agaciro ukanyumva nk'umuntu. iyo nza kubimenya ko nkundana n'umurozi. ariko mwana kigali we, ubu nacumuye iki koko? njyewe nawe gutuka mama umbyara, njyewe nashobora kumwubaho. uriya mukecuru aramuneje kandi n'ukuri ntarigeze nanamutonganya. ese amaherezo azaba yahe? ntuzacikwe n'agace k'ubutaha.